mwongeye kwirirwa neza abadukurikira kuri YouTube channel yacu ya Mide Sagesse. Amahoro y'Imana bane namwe. Ubushize twaganiye kuri sije y'igeno ry'umuntu cyangwa destin. Hari ibyo twayivuzeho n'uyu munsi turagaruka tuvugaho bikeya kuri yo, ntago twizimba kuri yo cyane. Tuvuge no ku munsi umuntu akwiye kujya gusenga. Se ni ngombwa gusenga uyu munsi n'uyu runaka, ni ngombwa kujya ku rusengero. Turagenda tuganira ibintu byinshi. Turi kumwe na Ami mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Yego. Ubushize twaganiye ku igeno ry'umuntu, ariko hari ikintu nakomeje kwibaza, ari nayo mpamvu dukomeje kugaruka kuri iri jambo. Iyo umuntu arimo guhirimbana ashaka icyo akora, agashakisha akazi, akiga, mu by'ukuri ntago abazi ukuntu ejo hazagenda, ariko arahategura. Ibi bintu ubyumva ute, ubyakira gute? Ubona uriya muntu icyiza ari uko yabyihorera kuko n'ubundi batazi ikizaba ejo, cyangwa nuko yakomeza akarwanira ejo hakaba heza kurusha uko hameze none? Urakoze cyane. Byo ubushize twaganiriye ku igeno ry'umuntu, n'uwareba mu bindi biganiro yabisangamo, ariko dushaka no gusubukuriraho. Buriya rero ku bijyanye n'igeno rya muntu byo vuga ngo umuntu yakwicara ntagire icyo akora, ngo ntategure ejo hazaza, yaba afite ikibazo. Urahategura birumvikana, ariko igihari nuko n'ubundi bikujyana hahandi mu byo wagenewe. Nta kiba wabirindira, kuko turahirimbana muri ubu buzima se, cyangwa ukarwana n'icyo ushobora kuba wakora, kuvuga uti ndwane n'ibi ngibi, ibi bihinduke gutya. Ariko se niba hari icyo ubashe kuba watsinda cyangwa icyo ubashe kuba wageraho, ukeka ko ari ushobora kuba uri umuhanga kurusha abandi, cyangwa ari umunyamahirwe kurusha abandi, kuba byarengaho. Ni kuvuga ngo yego turagerageza, ariko icyo wagenewe n'ubundi ntawagicikira. Ikizabaho kizabaho, nkuko nabivugaga, ntugena umunsi wawe kuvuka, ntugupfa ntuwugena. Rero ibiberamo hagati byose n'ubundi biza bidusanga. Uzareba umuntu arahirimbana kubwira ati amahirwe umwaka avuga ati nayirukankaga ariko akansiga yanjye narancitse, ntabwo byari ibyawe, iyo ibyawe ari kubifata. None se igeno ry'umuntu ribwirwa n'iki? Ubwo umuntu abwirwa n'iki igeno rye? Ntago, kuko wenda ntago mbaciye mu ijambo, kuko niba uyu munsi navuga ngo ejo ndateganya kwiga, nize ibi nibi, ndatekereza wenda nize faculté runaka cyangwa nize option runaka muri secondaire, ndateganya kuzabiki, bigahura n'ibyo nize kandi kuko nkuko nabyifuzaga. Nuvuga ngo ngewe ejo hanjye narahateguye muri ubwo buryo, byarakunze. Buriya ntabwo ko byakunze, kuko icya mbere kiriho turategura. Fransa nibo bavuga ngo l'homme propose et Dieu dispose. Bavuga ibyo biri kose twebwe hari ibyo tuba dutekereza, tuba dushaka kuba twagera, ariko mu by'ukuri hari igihe ugira amahirwe ukagwa muri ya nzira. Iyo uguye muri ya nzira nuvuga ngo ngewe narateguye, ngo urabona ngewe ngo nabigejejeho, imigambi yanjye, ibyo nshaka gukora mbigeraho. Ariko se ubundi iyo uza gupfa mbere yabyo, cyangwa se kuko ntabwo ari twe tugena ngo uyu munsi biragenda gutya, ushobora kuba narwara, bishobora kuba byagenda gutya cyangwa n'ukundi. Amahirwe se cyangwa n'iki, byose ni muri rya geno rya wa muntu, kuko ntiwagennye uko wavutse, ntiwagennye aho wavukiye, ntiwagennye ubuzima wavukanye, niba warisanze uri imfubyi cyangwa ufite ababyeyi cyangwa iki, byose aho wisanze. Ushobora kuba wisanze muri Afurika, undi akisanga ahandi. Ushobora kuba wisanze uri mwirabura, undi akisanga ari umwera se cyangwa n'iki. Byose se niba nta ruhare ubigizemo, ni gute ushobora kuvuga ngo none ibindi uzabigiramo uruhare? Kuko biraza ugasanga nta ruhare runini umuntu afitemo, niba intangiro n'iherezo n'undi atabigena ibyo mo hagati. Ni bimwe bajya bavuga ngo icyawe ntaho kijya. Nta naho cyajya byo, muragendana tu, muragendana ntaho cyajya, nk'uko na rwa rupfu nyine mugendana. Igihe cyawe cyagera hari igihe ugihura n'umuntu mu gitondo ukamubaza kumva ngo igare riramushije nari mpfuye. Ye warupfe, ariko nyine ni wapfuye. Yuba ari bupfe uba wapfuye. Uri bupfa arapfa, ntabwo umunsi wawe urenza. Hari abajya biteramo amablague se cyangwa n'iki, umwana cyangwa umuntu ari bupfe nawe wamuha igikoma cyane tuse cyangwa n'iki yabyo,
arapfa uko byagenda kose. ni ukuvuga ngo igeno ryacu ntabwo twarihungira, ni uguhama hamwe tukariviza tukarebana naryo, kuko icyaje cyose aba ari icyawe, ntabwo aba ari icy'undi muntu. Burya n'ikije niba cyaba ari ikigo gihimwa n'icyakizanye nta ruhare ubifitemo. ariko buryo unicaye nk'uko wambwira ngo ndamutse nicaye byagenda gute ngo sinkore, wicaye waba wijyana muri rya geno ryawe ryo kwicara nyine. nk'uko hari umuntu uvuga ati ngewe iki kirananiye ukarekura, mu kurekura kwawe akaba ari uzahurira n'ibibazo. none se hari abantu bagerageza ibintu byose bikanga, akaba yarize ntabibonemo ayo mahirwe twavugaga, agashakisha indi mirimo y'amaboko akora idahura n'ibyo yize nabyo bikanga, ku buryo nawe muhura akakubwira ati njye byaranze, wanze Imana yaranyibagiwe, wanze itazi ko ndiho. uwo muntu igeno ry'aba ari iryo ngiryo nyine ryo gusitaragoringa muri ubwo buryo ryo guhura n'ibintu byose yagerageje gukora bikanga. burya sinzi anavuga ati buri wese n'agasaraba ke nyine, hari buri wese n'ibye nuko byagira nyine. nuko navugaga iyo niyo nzira ye, kuko yaragerageje nyine biranga, ariko ushobora no gusanga mu migeragereze ye bifite uko byagenze, nk'uko n'abandi bafite ibindi bagerageza bigakunda. nta n'icyo wabirenzaho, ni nacyo kigaragaza yuko ntabwo ari ukubera imbaraga zawe. nta gihe umuntu ahusha ajya mu bitari ibye, kandi ugasanga ibyo bitari byo nyine byaranze, ahubwo ibindi adatekereza ari byo bye. icyo nticyabaho, kuko ubuzima tugira ni bumwe, ubaho ugomba kubaho. iyo ugerageje bimwe burya niyo nibwira ngo bino naciyemo si byo byanjye, ibyanjye byari biriya, ntabwo byari ibyawe, iyo bibyabo barabiciyemo. aho wanyuze hari aho yego birashoboka ko ari guca hariya bikagira ukundi byagenda, ariko ubwo ni ubuzima bw'undi muntu se, cyangwa wowe ubwawe bwari ubwo, ni ibyo ngibyo. hari urugero rumwe, uyu mugabo ni Umushinwa, nyiri urubuga rwa Alibaba, yigeze avugaho, ubwo yari arimo abwira abantu bakunda guhita bacika intege, agahita avuga ati ibi si ibyanjye reka mbireke, nk'uko nawe byamubayeho n'urugero yatangaga. avuga ati ngewe na depoje ahantu 160 harenga, bagafata abandi ngewe nkasigara, bafata 5 twadepoje turi 10, muri 5 basigaye nkasigaramo. birangira nyine nawe avuga ku igeno ry'umuntu ati uyu munsi ntabwo igeno ryanjye ryari ukujya kudepoza. yego, ariko yagomba no kunyura aho ngaho nyine, birumvikana. muri icyo gihe no kuba yaraciye aho ngaho nibyo byamuhaye imbaraga zo kujya kuba yakwikorera. ariko se ntabo biganye bari abahanga, ariko ni na benshi arusha amafaranga, birumvikana bari abahanga mu gihe cye. nibyo rero bikwereka yigusha kuvuga ngo ubuzima bwanjye buri mu ishuri, no mu ishuri bikanga. cyangwa se undi akavuga ati ubuzima bwanjye ko hari benshi batize kandi bakaba babayeho neza, nanjye wareka kwiga. wareka kwiga bikaguhombera. ubwo rero kavuga uti yo mba narize, no naho ngaho ugomba kunyura nyine, hakazamo n'akakantu kakubwira ngo reka ishuri, kugira ngo uzagende uhure nyine n'ubuzima bwawe. cyangwa se nyine ukanga kujya gukora ibindi, ukavuga uti ngiye guhanga n'amashuri nige nibyo bizambeshaho, ahubwo bya bindi akaba ari byo byari kubyara umusaruro, kuko abize bose siko ari abaherwe. ariko uretse ko n'ibindi nta nubwo wavuga ngo wakura ubukire se cyangwa n'iki, ntabwo ari abaherwe. kimwe nuko abatarize bose badafite amafaranga cyangwa ubuzima bwiza, byose rero buri wese ntagomba kunyura, kuko n'amashuri yaje nyuma, ikiremwamuntu kwigabije nyuma, kandi abantu babagaho. yego turashakisha hirya no hino, ukaba wakibuka wagira gute, ariko ugasanga nk'uko wabivugaga ibyo wize ugasanga si byo ukozemo, ibyo byabwira ngo niho wakura amahirwe ugasanga si yo bikunze. ayo mahirwe rero ni iki? byose rya gino ryawe ugenda uhura naryo, kuko nuwambira wenda ngo ibi byanze, ariko nabo yaramutse ari muzima, sitwara bari kwa muganga. hari ikibazo nakunze kugarukaho, cyangwa ngiye kugarukaho nonaha, umuntu azabwirwa n'iki igeno rye? uzagerageza guhura n'igeno ryawe gute kugira ngo ubeho bwa buzima ushaka kubaho? kandi uhura naryo buri segonda. ni ukuvuga ngo icyo wamenya ni icyatambutse. ibyatambutse nibyo uvuga uti ibi nibyo byari ibyanjye n'uko byagombaga kugenda. naho biri umuntu yicuza ngo iyo mba naragenje gutya, nta kundi wari kugenda. iyo mbimenya nkakora ibi, iyo ntiwabimenye nyine, iyo nyura ahangaha. yes, niyo mpamvu bavuga ngo iyo menya ryari ijambo, ariko si ubimenya wari kumenya gute, kandi byaragombaga kugenda kuri nza nyuma y'igihe. nza nyuma y'igihe.
ariko byagomba kugenda gutyo ngo amateka akabera ko kwigisha ukagira n'uko ubaho utegura ejo hazaza se cyangwa n'iki ariko iryo geno ntiwarimenya kimwe no kurimenya ntacyo byakumarira ese ko nta kindi wabihinduraho ariko hari abantu tugira hari abanyamasengesho hari abapfumu ko bayabajyamo agendeje bakamubwira ati dore ejo hari kuzagwa ariko ntabwo kiguye mu buryo wenda bwa accident ati dore hari uwari ugiye kukuroga ariko nta kikuroze ati dore hari uwakuroze ariko ndamushitse mbikoze gutya hari no kuzakakubwira ko yarose ubundi igeno ry'umuntu ryo nta hantu ushobora guhurira no gusenga byahuraho gake ariko nk'icyo waruze cyo kuba wareba mu bizaza wareba ibizaza ariko ntacyo wabihinduraho kuba wamenya yuko ari gukora accident ntuyikore numva ntacyo bifashije kandi ikindi gihari iyo accident ntiyari kubaho yes kandi yari ihari ariko ntabwo ari yari butware iyo uri bupfe urapfa niba ari kuvunika uravunika niba byari kugenda gute ubihomberamo kuko urabona hari nk'igihe umuntu yabwira ngo njyewe ngo wenda ngo sinaba umusirikare ngo abasirikare ku rugamba nese bose barapfa nese niyo urupfu rutaba aho uri bupfe urupfu ruragusanga no muri dushe ruragusanga no mu buriri hari abazira rw'ikirago ni ukuvuga ngo rero ntabwo bavuga ngo ibi nibi se cyangwa ngo ibi bigenze gutya igeno ryawe cyangwa ngo umuntu yabwiye ngo nabonye ko ari upfe ngo none ngo ntugipfuye ngo shima Imana none se abapfuye bo ukeka ko Imana ari uko ibanze no kubukiriho ntacyo watanze gusenga aravuga ngo wasenga ngo Mana unkize iki ngiki none se undi iyo usenze ntikiveho nuko isengesho bitaryumvise cyane tuba tugomba gutegereza urasenga ugategereza ukizera yes urasenga ugategereza ukizera ariko ikibaho nuko byose bibaho mu gushaka kw'Imana ntabwo ahindura ugushaka kwayo ahubwo isengesho rigufashe kwakira iby'Imana ikugeneye kuko isengesho cya mbere cyaryo ni ukuduha kugirana umubano wihariye n'Imana nk'uko umwana ugirana n'umubyeyi ntabwo ari ukujya gutegeka Imana ngo nkorera ibi ngibi nutabikora nzabona kuri nta kigera yes yibikoze hari igihe ugira ngo nukubera amasengesho ariko nuko byakwire kugenda ntabwo areka gusenga kuko icyambere nuko biduhuza n'Imana ariko ntabwo Imana usenga uyitegeka ngo niriza kangaye ngo ninjya munsi y'amabuye se cyangwa nimigenzane ngo n'Imana izanyumva ntabwo ahindura umugambi wayo bibaye ari ibyo abantu bakaba bashoboye no gusenga wasenga ikagucumira iminsi yo kubaho ikagenza ibintu byawe uko bigenda bitari ibyo nabishoka n'amasengesho yacu ahindura imigambi y'Imana nta muntu aba azi gusenga ariko no gusenga ntabwo tubizi kuko Bibiliya niko ivuga ni iki kibitubuza kw'Imana turasenga ariko ngo dusaba nabi oya ntabwo dusaba nabi biriya bari ni nk'uburyo bwo kwiranja kumva ko niba ikintu kitasubijwe ngo twasenze wasenze nawe utese Imana kuvugana nayo ni ibintu bigoranye ntabwo bigoranye ahubwo ikintu kibaho ni uko hari akantu gato twibwira akavuga yuko gusenga bigira icyo bihindura mu mugambi w'Imana kandi nta na kimwe byahindura rwose nta na kimwe byahindura uko Imana yabigennye urumva hari igihe uhura wenda n'ubuvugabutumwa umwe ntawe ntunze urutoki mvuza abavugabutumwa batwigisha ibijyanye n'ijambo ry'Imana akaza akakubwira ngo senga gira gutya nudakora gutya Imana izakuvunagura wenda igutunguye urumva icyo kintu nakubwiye ku gikomeye nawe kubera ubwoba n'uburyo yabikubwiyemo cyangwa nuko wamubonye ugafata ya masengesho ati Imana itazangiraho ikamvunagura itazangirira nabi kubera umuntu yabivuze yego nyine nicyo cyumvikanisha yuko nese usenze bikuri mu cyangwa usenze kubera ubwoba nk'ubwo waguha urugero buriya baramutse batubwiye ko umuriro w'iteka ntawe uriho wabura abantu basenga bari bangaye kukubwira ngo hariho umuriro w'iteka byose ngo Imana izagwana ubundi kubera iki bagomba kukubwira ngo kora iki Imana ishaka bitari byitazagwana ibyo ahubwo biri mu mutima wa muntu ikibi kirazwi n'ikiza kirazwi mu mutima nama we n'akana gatoya kamenya ikibi n'ikiza yatuye ikirahure hasi amenya ko akusheshe rero natwe ntabwo bisaba izindi mbaraga uvuga ngo iki ni ikibise cyangwa uvuga ngo ndabikora kuko Imana izamana ibyo byajya kumera nka bya bindi batubwira ngo nabiteramo blague ngo tekereza ngo kuwaretse inzoga kubera ko avuga ko ari icyaha yagira mu ijana akazasanga ngo byari byemewe ngo yakwitwara gutya ati baba we ntabwo akwiye kwicuza ikintu kibi utakoze
kubera ko nyine cyari kibi. Iyo utangiye kubyicuza rero mvuga ngo wabyanze kubera ko ufite ubwoba cyangwa ngo bizagenda gutya, ngo iki ni icyaha cyangwa ikibi kiri mu mutima wa muntu aba akizi. Ntabwo bisaba andi masengesho menshi ngo uvuge ngo nabigenza gutya. None se ni nk'urugero rutoya, kuvuga ngo iki n'iki wagihindura ku by'Imana yakugeneye, kuki noneho ushobora gusenga usabira umuntu ngo akomeze kubaho ariko bikarangira n'ubundi apfuye? Nyine iryo ni ryo ry'intoki. Nese Imana iba yumvise isengesho cyane iba yaryumvise? Iba yaryumvise ariko ntacyo nyine yarikozeho. Oya, ntacyo wahindura ku by'Imana yamugeneye. Okay. None n'ikindi kiba gihari. None se iyo dusenze ngo Mana ashimwa ko ndamutse amahoro, ukeka ko abapfuye biba byagenze gute? Hariho harimo n'ababa basenze. Yes. Urasenga ariko ikigomba kuba kirabato. Ariyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Kuko ntawe uzi umunsi n'isaha, buri segonda ikintu cyose cyashoboka ko cyakubaho, cyiza cyangwa ikibi. Ari nayo mpamvu buri muntu agakwiye guca bugufi. Ibyiza n'ibi byose turagendana hasi hejuru byo kwiyemera ku muntu se cyangwa kumva ngo uzi ibingibi, ushoboye ibingibi, ufite izi mbaraga se cyangwa ibimeze gute. Buri wese byamubaho hasi hejuru igihe cyose cyambaye umubiri. Kuko ikiremwa muntu kirakomeye kandi n'ubundi kikaba nta kigenda. Bura mu biremwa byose biriho. Umuntu niwe twavuga ko anoroshye kuko nta bundi bwirinzi anafite, ariko inyamaswa zifite uburyo zirindamo. Yego. Zifite uburyo zikoresha amenyo yazo, zikoresha inzara zazo, zikoresha impumuro yazo, zihumura nabi gahumura nabi izindi nyamaswa, izizi koga cyane, izizi kuguruka, ariko umuntu yifashisha ibindi. Niba ari kuguruka n'izo ndege, niba ari koga ugasanga ntiyakoga ahantu harehare, arakoresha ubwato, ugasanga ari ahantu, kandi iyo agiye mu mazi ari bugeremo hasi yambara ibindi bikoresho. Ugasanga ahantu hose muntu we niyo woroshye, ntazi ko yakwirwanaho. Ariko n'ikindi muri ubwo bwiyemezi n'iki ko yakwishyira hejuru, burya hari ahandi hantu twese tugera ugasanga twese turareshya cyane. Y'urupfu ruje n'abantu bashyingurwa buri wese ni hamwe, nta n'icyo watanga ngo uvuge ngo ibi hari icyo nabihinduraho. Iyo ruje uwo muntu wibwira uko yari ameze kose cyangwa n'iki niba kuvuga ngo hari ibyo wagurisha, nta n'icyo watanga ngo rukure kure. Mwese mamureshya ubuzima bukarangira. Iyo rwaje rwarwaje. Igitangaje ibyo wari ufite yaba ari amadiplome byaba ari biki byose urabisiga, nta n'icyo bikumarira. Nta n'uwo wabiraga. Hesikiritse wenda nk'ubutunzi wenda ushobora kuba waburaga, ariko ubumenyi wabusiga mu bitabo nta handi. Buriya baye n'ibishoboka kuvuga ngo n'umuntu yari umuhanga muvuze cyangwa ari ibishoboka bagakuyemo kubakuramo ubwo buhanga yari afite n'icyo ukabuzana, ariko ntibishoboka. Ajyana nabyo ubwo buhanga bwe mu kuvura, ubuhanga bwe mu gukora ibi n'ibi, nta kindi wabikora. Impamvu birivuga ngo iyo umuntu apfuye byose biba birangiye. Ibyo biba birangiye. Hanyuma natuvuga ngo ubuzima bwa nyuma y'urupfu, ariko nyine n'ubwa nyuma y'urupfu hari ubwo ari ubwo kubaho se, kubaho kwawe biba byarangiye. Byarangiye rero ibindi bikaza ho nyuma. So hari abantu bamwe bibwira kuko kugira ngo Imana ibumve ari uko agira umunsi we wo kujya gusenga, akagira n'aho asengera. Uwo muntu uteye atyo wumva ibintu gutyo wamubwira iki? Ikintu gihari ngiye nuko mbyumva se nanabibona. Gusenga, guterana n'abandi birumvikana. Amadini yose afite uburyo abayeho, kandi zose ni ibyo twakwita institution cyangwa ama institutions ari hariya. Ntabwo rero kuba uzirimo zifite uko zibayeho, nazo zifite uko zirinda. Kuzasanga idini rishaka abayoboke, rikeneye abayoboke. Ntabwo rero n'abemera Kristo, abemera Yesu cyangwa Yesu, nta dini na rimwe yashinze, nta n'iryo yasengeyemo. Ntaryo yasengeyemo no kuba yari umuyahudi n'irya kiyahudi ntiyaribayemo. Igihari nuko biranatangaje no kubona ubu ngubu hakiriho abayahudi ndetse no muri Israel atari wakura abakristo benshi. Ni ukuvuga ngo rero amadini nyine agenda abaho. Yego, umuntu ni ikiremwa kibaho muri sosiyete, kibana n'abandi. Mu kubana n'abandi rero ushobora kubana n'abandi muri iyo misengere mugafashanya, bitewe nuko mwenda kumva ibintu kimwe, ariko burya ntabwo mubyumva kimwe cyangwa mwemera kimwe. Burya buri muntu wese agira imana ye. Umuntu wese afite imana ye.
cyane rwose kandi muhuje idini, muhuje korari, muhuje pasiteri runaka, buri wese aba arimo gutyo. N'igitangaje buriya ko hose umuntu agahindura idini se, cyangwa ugasanga umuntu idini rimwe kuri bamo byamunaniye cyane uburyo yumva ibintu uramutse umugezeho, ugasanga si kimwe nuko pasiteri aba ari ibyo mwaye mubyumva kimwe. Pasiteri ntiyagakwiriye kukwigisha, kukiza kwigisha kubera ko bagusobanura ibyo utaramenya ko ushobora no kuba ushobora kubimurusha, kuko muri iyo myaka ibitambutse ni ukuvuga ngo ubumenyi cyane ibigeranyo tujya. Ni nayo mpamvu mbwira impamvu nashaka kuvuga ko buri wese afite imana ye. Yego iyo mana ufite n'uburyo yumva mushobora kwihurizaho, ariko impamvu uvuga ko buri wese afite imana ye, umuntu uzasanga ari imfubyi azakubwira ko ari se w'imfubyi. Umugabo wapfa akaza akaboneka, ushonje nawe akumva yuko nicyo cya mbere kimuraje inshinga, garura abashonje, abababaye akabitaho. Nicyo gituma tuvuga ngo mu ijuru tuzahozwa muri ibyo byose. ngo buri wese agira imana bitewe na situation arimo cyane, kuko imana yo mu bukene se cyangwa niyo waba ukize ntabwo ari zimwe, kuko ibyo nibyo musenga musaba cyangwa mushimira si bimwe. Umwe azashimira ko yamurinze accident, ako subira mu ishyamba udahura wenda n'izo modoka cyangwa n'icyona cyakora nashobora gukora accident yo kugwa mu giti se cyangwa n'iki, ariko ikintu gihari buri wese agira uko ashima ndetse nuko abana n'imana ye. Nta muntu ubana n'imana nk'undi, buri wese agira uko abana n'imana ye. Niyo mpamvu navuga ngo ako kantu karimo, kuko buri wese asa nk'ufite imana ye. Ari nayo mpamvu noneho amadini azayo akagiriye amadoktrine yayo cyangwa amahame yayo agenderaho bitewe n'iyo mana yabo. Iyo mana yacu ntago yemera ipantaro, mana yacu ntago yemera amaherena, abandi ntibanywa, abandi ntibadefirije, nuko abandi bemera ko bagira abagore benshi, abandi ugasanga ni umugore umwe, abandi ntibanywa inzoga. Yes, ndakumva nyine yashaka no kuba yayiyegurira, undi akumva ko ari umukozi wayo, ariko bidakuyeho ko akaba umwana mu rugo ku mana. Bidakuyeho iki? Bidakuye ko hari umuntu ushobora kuba ari mu idini rye rikaba rifite doctrine runaka, zirimo kuba atanywa inzoga, zirimo kutambara iyo pantaro, zirimo hari n'abazinywa bari mu idini, ariko akumva icyo afokasengaho ari imana rurema, imana yaremye isi n'ijuru. Ariko iyo mana yaremye isi n'ijuru ntabwo ari yashyizeho ayo mahame. Yego, yashyizeho ayo mahame, kuko buriya ayo mahame yose yagiye akura, kuko uzareba ari abakoresha Bibiliya, hano iyo mvuga ntaho mbogamira, ntaho mbogamira. Ni ukuvuga ngo hari nko muri iryo sezerano rya kera sinyana rishyashya, ushobora gushiduka usanze imana ihinduka, ugasanga imana nk'iyo mu isezerano rya kera ari nk'aho ari inyamujinya, yararimburaga kugeza nawe bivuze ngo ntizongera kurimbuza abantu umwuzure. Wakoraga icyaha igahita iguhana, ariko ubu noneho ngo ni ukurindira uwo muriro w'iteka. Ariko nanone ugasanga ari naho kubwira ko dushobora guhorerwa iby'abasokuruza byose. Ari niyo mpamvu n'icyaha cy'inkomoko gikomeza gukurikirana ikiremwa muntu, ngo n'umwana azahorwa kugira nabi kwa se na nyina cyane rwose. Ibyo biba bihari, ariko ikintu wabivugaho nuko nyine ayo mahame shingiro ya buri dini no kugira ngo ryubake kandi rigire umurongo. Aho abantu bari barenze umwe bagomba kugira uburyo bayoborwamo, n'uburyo mwumvamo ibintu mukagira uburyo mubitwara. Nuko shagahanwa nutumva ibintu nkamwe akagira uko abigenza, ariko ntago bikuraho yuko buri wese agira uko atahana mu akakeregeshwa ke k'uburyo yumvamo imana ndetse anabanye nayo. Yego cyane rwose ko bimeze. Gusenga nko kuvuga uti hari umunsi wo gusenga, umunsi wo gusenga buriya nyine abantu bo barawigenera. Nabyo uvuga ngo umunsi ni kwa gatandatu no tuzasenga, abandi ni kwa gatanu, abandi ni ku cyumweru. Ubundi se buriya mu by'ukuri ibyo byose birahimbye kuko uramutse ubyutse se cyangwa ari nk'umuntu wagize ibyago akajya muri koma, aramutse ayivuyemo ashobora kuba yareba akavuga ngo uyu munsi ni kwa gatatu ni kwa kane. Ntabwo bishoboka. Baravuga ngo iminsi irasa, ariko nibura mu by'ukuri iminsi irasa. Kuba bavuga ngo umunsi ni ku cyumweru cyangwa ni kwa gatandatu ntabwo bigaragara ngo babibona ku isura, ahubwo urabyiha ya minsi 7 yawe yagera cyangwa se ugafatamo
umunsi wo kuruhuka, kuko no kuvuga ngo Imana ni nkaho tugena tukavuga ngo yararemye kwa mbere, kwa gatanu, kwa gatandatu, umunsi wa karindwi iraruhuka. Nta Mana inanirwa. Ese Imana yananirwa ite? Nukwindura nk'umuntu. Ntabwo Imana inanirwa, nta n'icyo yari irushyemo. Kuko n'Imana kurema ntigeze inarekeraho kurema. Na n'ubu ngubu iracyarema. Kuko Imana ntabwo ishobora kubaho itarema. Ikigira Imana mu bumana bwayo harimo kurema. Yego. Ihora irema rero. Ntabwo irema rishobora gusozwa. Ntabwo igituza ntigiruhuka. Ntabwo igituza ntibigoye kuko haruhuka unanirwa. Twebwe turi ibiremwa binaniwe n'ubundi. Byo wakwita ikiremwa kinaniwe kuko ibitugize n'ubundi birarangira. Yego. Umuntu ni corruptible kandi ntabwo ari parfait. Ntabwo ari perfect. Nuvuga ngo rero ibyo bimubaho byose bituma we ararangira. Niyo mpamvu afite ikiremwa icyamuremye, uwamuremye, umuremyi we. Umuremyi rero ntabwo yananirwa. Dufata Imana bitewe n'uko tumeze tukayisanisha natwe, ariko nta munsi wo gusenga buri munsi wasenga. Iby'idini byashyira nuvuga ngo twese tugira aho duhurira nabura, tuniyungure twongere tunagire ubwo busabane. Bivuga ngo aho abantu bari bateranye ni byiza kurushaho. Ntabwo umuntu akwiriye kuba wenyine kuko n'ubundi abaho muri sosiyete. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo aho umwe cyangwa babiri bateraniye bashobora no kurenga babiri, Imana iruruka ikabana nabo. Umuntu utagira iryo dini asengeramo ntagire doctrine yubahiriza, ntagire umunsi ariko akavuga ati njyewe iyi saha ndasenga, igihe aho nsanze bavuga Imana ndasenga. Bapfa kuba basenga Imana nyiribihe, nyiribiremwa yaremye isi n'ijoro. Uwo muntu uteye gutyo wumva ibintu gutyo ahuriye hehe na wa wundi ugira isaha, akagira umunsi, akagira n'idini abarizwamo. Kuba yafite idini abarizwamo, uwa mbere ufite idini abarizwamo ni ukugira idini ntabwo rizajyana umuntu mu ijuru. Kuko nka buriya niyo twafata urugero biroroshye, amadini twari tuyafite ahagije. Dufashe na hano byoroshye hano mu Rwanda mbere ya jenoside yabayeho yakorewe Abatutsi. None se abantu bishwe n'abandi n'abagenzi babo ntabwo bari muri ayo madini se. Niba ngo idini rero kandi dusanga n'imibare hejuru muri za 40, ugasanga abantu n'irya gakondo ari ryo riciye bugufi. Ushaka no gusanga hari benshi bakije abantu bari mu bya gakondo. Yego. Bitewe cyangwa n'ubumuntu umwe ubu banafite rwose bafite igihango rwose cyari gikomeye. Even if na kindness, hari abantu batagiraga idini batari bafite aho babarizwa, ariko akafata nta kirazira gufata umuntu mwaremwe kimwe, mupfa kimwe, mubabara kimwe ngo mwice cyane rwose. Kuko buriya ikintu kibaho nuko usanga umuntu nyine bwabo umuntu abwifitemo ubuzima. Iyo umuntu bwangiritse na rya dini uribayemo nyine, ariko iyo ritandukire gato ariyo mpamvu babanda avuga ati idini ndirimo rirambuze ariko nzajya njya ahantu mbikora. Yego. Kandi bibujijwe. Nacyo gituma rero nubwo bwicanye ugasanga umuntu babyaranye muri batisimu se cyangwa bagize bate, abandi barashyingiranywe n'ibiki. Yes, baricanye cyangwa bagiranye nabi. Idini rero ntabwo aryo rizajyana umuntu mu ijuru kubaryemera n'abaryizera, ariko nta nubwo aryo ryakubeshaho hano ku isi. Ahubwo uburyo ubanyemo n'abandi nibyo bya mbere banza, idini rikaza ryubakiraho nyuma. Umutima kami ka muntu niwo kami ka muntu n'umutima. Niho ubuzima butangirira. Nawe idini urarisanga ukarikuriramo ukanarisiga. Kuko hari aho Bibiliya ivuga ngo urusengero rwa mbere Imana yishimira ni umutima w'umuntu. Cyane kuko idini ngo nta n'uzagenda umwe azatwarwa undi asigare se cyangwa uko tubisoma. Ariko igihari idini urarisiga. Uko ni nk'urugero uko ari uzi buri dini, tekereza muri we ndetse n'udukurikiranye nawe abitekereze muri we. Mu myaka nabura yonyine 10 ishize, uko idini rye arimo ryari ryubakitse n'ubyo amahame ryari rifite niyo rigifite.
none se kuki ahinduka uko biri kose hari icyahindutsemo cyane n'abatabihindura ni ukurwana nabyo ugasanga n'abari baririmo icyo gihe so bakirimo yego ushaka no kutabihindura ariko abayoboke ufite bakaba batumva ayo mahame yawe ugenderaho ukizera ngo arabafite ari ingwizamurongo kandi badahari ni ukugwiza uwo murongo umuntu akigaragaza nyine ko aririmo kandi bitamufasheho kuko idini ni ryo kugufasha ariko ntabwo ari ryo rizakugeza mu ijuru ntabwo ari ryo rizakubeshaho muri iyi si umwitozo wa mbere n'uwawe ku giti cyawe kuko wifitemo umutimanama tugana ku musozo turagira inama abantu bameze gutya umuntu wumva ko atagiye ku rusengero aho asengera wumva atagiye gusenga kuri wa munsi ajya gusengeraho ataba asenze uwo muntu turamugira inama cyangwa se tumubwire ubundi buryo bwiza ashobora gukoramo amasengesho ye cyane ko hari ubusobanuro bwinshi mwaduhaye ku bijyanye no gusenga uwumva ko kugira ngo yumve ko yasenze ari uko ajya idini rye ribarizwa akumva pasiteri runaka akubahiriza wa munsi wajya gusengeraho uwo muntu uko niko yumva ibyo bintu hari n'uvuga ati ngewe ku rusengero rwa mbere n'umutima wanjye ngewe n'imana yanjye ubwo ni rwo rusengero kugenda bikaza ku mwanya wa kabiri abo bantu bombi byose ntabwo bahuje imyumvire nta nubwo bahuje ngo baganire kuri icyo kintu bahuza ariko hari message tubafitiye uyu munsi ari nayo tugiye gusorezaho yego ni icyo kintu gihari buri kandi kantu uzo binyibutse ikintu uzi kuba umuntu akubwira ngo nyine ntagiye kwa kanaka ngo simfashwa umunsi sazapfa bizagenda gute umunsi azaba atagihari ngo nyine nzagusengera kwa kanaka ngo niho mfashwa ntagiye kwa kanaka simfashwa ni ikibazo n'abatagiharize ntabwo wundi bagakwiye kwifasha ubundi se kuko nicyo kintu cya mbere kibanza hanyuma rero yego idini ryawe riribemo we kubangamira abandi wikumva ko idini ryawe ari ryo rya mbere ryo rikirisitu ubwo yishyizemo gikristo kuko ntibyanakunda kuko hari ay'abayahudi hari aya gakondo hari abayisilamu hari amakisiti yes ahubwo wikumva ko idini ryawe ari ryo rizima kuko n'ubundi uvuze ngo rikristo idini rya kirisilamu se ni rikristo cyangwa ni byaba ari ikibazo ntabwo wikumva ko idini ryawe ari ryo rya mbere ko ari ryo rigezweho ko ari ryo rifite abantu risenga ko ari ryo ryumva imana kandi wikumva ko ari we muntu wa mbere mu kumenya imana kurusha abandi kuko iyo mana uzi n'iyawe n'abandi bafite iyo bazi ikindi kandi wigira n'ucira urubanza ngo ntasenga cyangwa afite uburyo asengamo afite n'uko abana n'imana ahubwo imirimo yawe ibikorwa byawe n'uburyo ibanye n'abantu nibyo bya mbere ahasigaye ibindi winahatiriza umuntu kujya muri iri dini se cyangwa ririya umenye yuko ayo madini yose waje uyasanga kandi idini ryaje nyuma ya muntu idini ryaje nyuma ya muntu umuntu yabanje kuhabona kubaho amadini yose bishatse kuvuga ngo rero abantu barabanye mbere yuko baba mu idini nuko rero ahubwo amadini ashobora kuba yarabatandukanye kurushaho mwakoze rero ku mwanya mwiza tuganiriyeho sinzi niba hari ikindi cyangwa twazakomeza ubutaha dufite seje nyinshi nabo bazagenda batubwira muri commentaire izindi dushobora kuganiraho turahari ku bwanyu namwe muhari ku bwacu hamwe no gukomeza gusenga imana ukomeze mugire ibihe byiza murakoze cyane ahasigaye imana ibane namwe ibuka gukora subscribe wibuke gusharinga ndetse na commentaires zanyu nazo ni ingenzi na like murakoze cyane yakubwiye subscribe ahantu hari akazogera ukagakandaho nako ndetse kugira icyo twandikira cyangwa se ukabisangiza n'abandi byaba ari byiza murakoze rero imana ikomeze ibarinde naho ubutaha